yari umwana mwiza ariko ashobora kuba yari marayika Imana yatwohereje kuko hari ubuhanuzi bumwe na bumwe bwasohoye yatubwiye ko atazarenza imyaka 4 ntago twigeze tumurekura na rimwe rwose. Iyo dusubije amaso inyuma ntago ari umwana wigeze bisanga mu rugo atari kumwe n'ababyeyi, akaba rero urumuri, akaba moteri. Niyo mpamvu ubuzima butari mushima ntago mbubona. Ishusho rero inguma mu mutwe ni igihe Shima nari ndi mu gitanda baraye bambaze, Shima aryamye ku gitanda cy'umurwaza, papa we yagiye kumushakira icyo arya kumva ntabwo yari kuruka atariye kandi ntiyari no kunsiga mu cyumba njyenyine. Abaganga baraza mu gitondo, ati umurwaza wawe ni uyu nguyu? Kashima karabwiraga ngo pore, ngo urabizi ko nanjye bantera urushinge sindire nawe nturiye. Shima kumubona aryamye ku gitanda cy'umurwaza ari njye murwayi ntago nabyakiraga. Iyo sura ntago ari ikintu umubyeyi yakwifuriza umwana. Ikimbabaza rero nuko Shima nyine yifuzaga kubana na murumuna we ko yagize umwaka umwe. Amafoto mwabonye n'ingirimo iriho nibwo twifotoje amafoto ya famiye yakoze anniversaire. Yaragitangira kuvuga ngo ababara ugutwi ariko bidakomeye. Imana rero yaragennye ko azabana na Yezu umwaka umwe gusa wuzuye, ariko yaragifite inyota nyinshi yo kumurera. Intimba mfite ubu n'iy'abana bakundwaga na Shima, kubera ko urukundo rwe nyine warubonaga ahantu hose mu bana cyane cyane. Iyo mbonye umwana mutanirekereza ngo se nabura Shima bizagenda bite, ariko intimba y'abana bose bakundaga Shima. Babyeyi muzamenye ko mubikoranye muzabyijera, ariko mukomere kuko bafite ibibazo byinshi, barambona bakambaza ibibazo byinshi. Hari abari kumbwira ati tuzamusimbura, barambwira amagambo ntabasha kwakira aremereye ku myaka yabo. Shima byari bigeze aho ntakimwita umwana wanjye kubera ko yari asiganye taburo. Nta munsi n'umwe yararaga atambajije ngo papa urishimye, papa umeze gute. Shima ari inshuti yanjye. Amezi 6 nyine urumva twari kwa muganga mu rugo nyine namwe murabyumva, abantu bamara amezi 6 kwa muganga mu rugo ibihe twagiranye nibihe bidasanzwe, kandi ndizera nashidikanya ko Imana izadusubiza, Imana izaduha kubona Shima. Kandi ndashima Imana, nta kintu na kimwe gitungura Imana. Mama yabivuze ngo petit frère afite umwaka umwe, hari n'igihe byari gushoboka ko no petit frère atari kuba hari, ariko Imana iba yarateguye uzahagarara mu mwanya wa mugenzi we. Aho Shima atari ntago Yezu azitwa Shima, ariko nawe agomba kuba nyine mu mwanya Shima akagombye kuba ahagazemo, nubwo tutasimbuza izina rya Shima, ariko nyine dufite indi ndererwamo tuzabonamo Shima. Shima namukundaga. Ikintu cya mbere njye kinteye agahinda, Shima yagiye ku munsi navutseho n'ukwezi navutseho. Kubashimira cyane, tubanje kubashimira tubikuye ku mutima. Ntabwo abari imbere ntibari kureba inyuma, ariko hari abantu benshi, kubera ko twagize igihe cyo kurwaza tukagira naho dukenera amaboko tukabona abantu. Twari tuzi ko bihagije, ko dufite umwenda munini wo kuzagerageza kubitura, ariko ntitwari tuzi ko tuzongera kugaragirwa bingana gutya tugize ibyago cyangwa ibyishimo. Rero njye mbikuye ku mutima ndabashimira cyane kubw'umwanya mwaduhaye icyumweru cyose.
Shema yigeze kubivuga ndamubwira ariko umwana mu kiro cy'icyumweru baba bavuga iki ko nyina aba ari umwana, ariko buri mugoroba wose wari uw'ingenzi kandi nabonaga abantu bakumbuye kugaruka. Rero ku bw'ibyo Imana ibaha umugisha. Shima Niyikiza Rowell yari imfura yacu, yasize murumuna we Yeze Niyikiza Michael w'umwaka umwe n'igice. Yari kuzuza imyaka 5 mu kwa 10. Yari umwana mwiza, ariko ashobora kuba yari marayika Imana yatwohereje, kuko hari ubuhanuzi bumwe na bumwe bwasohoye yatubwiye ko atazarenza imyaka 4, kandi koko ntago ayirengeje. Yatubwiye ko adashaka kuba mukuru. Ibyo abitubwira yari agitangira kurwara, turababara cyane, ntahari ubabare bwe usigaye bumuvugisha ibintu byinshi, tugahangayika se kuki umwana adashaka kuba mukuru. Binatuma dukoresha icyo twari dushoboye, ariko nabyo twabyijijeho kuko ko tujya mu Buhinde twari dufite impamba yihagije. Bituma umwana tumuha ibihe byiza bishoboka, kugira ngo ahari atazababazwa nuko atari mu rugo. Twamuhaye umwanya wacu wose kuva akiri muto. Twaramukunze cyane, ariko mu Buhinde niwo nagezeho mbona ariko Shima kubera icyo akundwa cyane, kuko ntabwo babashaga kumuvugisha kuko atarazi Icyongereza, ariko umunyuze wese akavuga ngo Shima akamuhamagara cyane. Ndamugana cyangwa nuko twamwise izina ryoroshye, niyo mpamvu abantu bose bakunda kumuhamagara. Ariko twaramukunze cyane nk'abari kumubura nyine. Tushima Imana rero ko nubwo tubabaye ko yagiye, ariko ko iyo urebye nta kintu twishinja nk'ababyeyi, ntacyo twishinja, ntabwo tugeze tumuva iruhande na rimwe. Shima abamuzi bose bazi ko ari umwana twagendanaga ahantu hose, nta busirimu nashyiragamo. Iyo ari kumuheka naramuhekaga, byaba ibirori byaba ibyago, yari umwana wari ishakoshi yanjye. Naba ntabishoboye kubera akazi cyangwa papa wari mu kazi, tate akamwizirikaho. Ntabwo twigeze tumurekura na rimwe,
rwose iyo dusubije amaso inyuma ntabwo ari umwana wigeze wisanga mu rugo atari kumwe n'ababyeyi, akaba rero urumuri, akaba moteri. Niyo mpamvu ubuzima butari mushima ntabwo mbubona, kubera ko Shima ku rusengero yari umwana ukunda gusohoka mbere kugira ngo ajye ahantu yitegeye neza abantu bari busohoke, ajya banyuramo ajya kubasuhuza yirukanka. Yakundaga abana cyane, yakundaga umuryango. Mu Buhinde yari amaze kumenya amasano mu Kinyarwanda ahora yasubiramo, masenge, marume, ashaka kubihuza kugira ngo abifate, kubera ko yashakaga kumenya umuryango cyane. Yakundaga abana, yahoraga ameze nk'aho ari we mukuru, agakunda ibikinisho cyane byiganjemo imbunda. Ariko nyuma twaje kureba dusanga Shima ni ugukunda ibikinisho, ko no mu Buhinde twaguraga ibikinisho buri munsi. Niko rwari love language, niko cyo kintu twamwerekaga ko yishimye, ni uko umugura igikinisho. Ajya muri radiotherapy twajyagayo buri munsi, yagombaga kuryama ku gitanda bakamusikana nta kinya areba byibura iminota 10, ukamusiga muri sale wenyine. Rero kugira ngo abyemere ati murangura akantu ka make ariko buri munsi, bikamuha courage yuko najya kwifotoza, yaritaga kwifotoza, najya kwifotoza turaza kumugurira akantu, kandi ntitwabona ubushobozi bwo kukamugurira. Buri munsi yagafite akantu gato, akajya areba ngo kino kinini nzakigura ngiye gutaha, reka ngura gatoya ka makeya. Noneho tuza kumenya impamvu yakundaga ibikinisho. Nta nubwo yabikinishaga, yari yaratugurishije, twari twaramuguriye ikintu kinini ashyiramo ibikinisho byinshi byamenetse, ibizima. Agashimishwa nuko hari abana bagera mu rugo, akagenda akabafata akaboko akabajyana mu cyumba, akaterura cya kintu akaza akabimena hasi muri salo, kugira ngo buri mwana wese agire ikintu akinisha. Hajya n'ubitahana akamureka akabitahana. No mu Buhinde niko byagenze, yari afite abana b'inshuti ye babavuze, nabo cyamushimishaga, ntabwo babashaga kuvugana ko bavuga Icyongereza bavuga Igifaransa, ariko uburyo bakominikaga ni mu bikinisho bya Shima. Bikamushimisha rero kuba buri gihe afite ikintu aha abana. Yari yarakoze liste y'abantu tuzasura nitugera i Kigali, yahoraga avuga ngo nitugera i Kigali. Yakoze anniversaire turi mu Buhinde y'imyaka 4, atubwira ati nizere ko mutari muri anniversaire. Namwe kushima ko iki utajya ukunda anniversaire nari mwitiyowe, atari ku ya 5 ans yo nshaka kuzayikora, kubera ko nzaba ntari mu Buhinde, nzaba ndi kumwe n'abana banjye, nzaba ndi kumwe n'abantu nkunda. Iyi anniversaire twaje no kwitegura nyuma niko bizagenda, ariko yari decisive kuri decision ashaka gufata. Nyakwiyo ntago nkunda anniversaire, ntago ayikunda. Ku myaka 3 narabigerageje ku ishuri, ararira arambwira ngo ntago nakubwiye ko nakunda anniversaire. Kuri 2 ans yarize nkanjya ngo nuko ari umwana ubutazabikunda. No kuri 4 ans turi mu Buhinde nibwo twamuguraga keke gatoya, arambwira ati ko mama ko nakubwiye ko nakunda anniversaire, kubera icyo nzanira keke cyo kuza ati kano kabuji ndakabika, nzagajyana mu rugo nkereke tate tuzongeye dukora indi anniversaire, nge ntago nakora anniversaire mu Buhinde. Arambwira tate nizere ko nta hantu uzajya tutari kumwe, sinshaka kuzajya mu bukwe nahari, ntuzakora anniversaire ko nawe yakoraga mu kwa 12, ntuzere ko utazakora anniversaire nahari. Nanjye yanjye yabaye turi mu Buhinde, arambwira ati nizere ko na anniversaire ntayo twakoze, nyine twese icyo abagashaka yabaga gishaka, nawe nje kugoronzera ngo wenda n'umwana oya, yabaga azi icyo ashaka. Ibi by'uburwayi bwe bagiye babivuga, twari kubivuga ariko numvise babivuzeho cyane. Shima yagize ububabare bwinshi tutarajya mu Buhinde, bukadukora mu mutwe cyane, ariko yari umwana utarigeze arwara mbere yaho. Cyo kuzagize kurwara rimwe afite amezi 3, arwara akabyimba mu kwaha, akatujyana mu bitaro, indwara irabura, umwana akagenda tumureba. Byamaze nk'iminsi 2, nyuma no kumubaga bitwara nk'icyumweru ubwo burwayi. Ariko kubera ukuntu nabwo icyo gihe twari kumwe n'ababyeyi n'abamama, tukamuterura, yari afite umuriro mwinshi, ariko indwara yarabuze.
yarira tukamuterura kugira ngo tumuhoze akarira cyane. Kumwoza bikaba kubwira ngo mushyira mu mazi vuba adapfa. Bituma buri gihe uburwayi bwa Shima bugarutse duhora twibuka bya bindi by'ukuntu twamuteruraga tukamubabaza n'ubwo bubabare yagiraga n'ukuntu yagendaga tumureba tutazi ikintu arwaye. No mu gutwi akugwara ugutwi bigaruka kwa kundi biba amayobera. Arwara ugutwi abantu bakajya batubwira ati ugutwi kurababaza, ariko twareba ubabara afite twabona ntago ari ugutwi gusanzwe. Turavuza ahantu hose ahashoboka, abaganga baragerageza ariko indwara irabura. Nibwo yaje kuboneka maze nk'amezi 2 arwaye. Binjyana mu gushima Imana. Impamvu dukomeye nuko Imana itatugaruye uwo mubabaro wa Shima wa mbere yo kujya mu Buhinde. Ntabwo twari twiteguye kongera kurwaza. Turi mu Buhinde nigeze kugira bagita breakout, ndarira. Ndamugana ingendo bafite ubwoba nubwo twitegura gutaha, ariko ndumva mfite ubwoba bwo kugera i Kigali, kuko numvaga nitugera i Kigali ntazabasha kumwitaho nkuko mwitaho mu Buhinde. Umwana none se ko tugiye gutaha azakomeza imiti, none se tuzatuma ajya ku ishuri ajya gukina umupira nagwa hasi bizagenda biti. Numva nari mfite uturezo tudafatika, ariko nkumva umutima wanjye ubuzima butazaba bumwe nkuko twari mu Buhinde. Twaramugundiriye cyane, nkumva sinshaka ko tuzarekura, kandi nitutaha tuzajya mu kazi tutangire nyine tupartage. Mama yavuze ngo yabazwa nuko tutapartage, ariko twari twaragundiriye cyane tukumva dushaka ku maximize. Rero ikintu dushimana nuko tutongeye kurwaza Shima ngo yongeragire ubwo bubabare butuma wenda yanavuga ya magambo yavugaga avuga ko atazakura, kubera ko tujya gutaha yari yishimye cyane. Yari yishimye afite nababwiye ko yari afite na liste y'abana azasura, ngo ababebe banjye ntateruye, abakiri mu nda, mbese yari afite liste y'ibintu ya famille y'ukuntu agomba kuzajya gusura abantu. Tukaba tuvuga ati nta kibazo Shima arashaka kubona abantu, tuzagenda mu rugo tuzareka kujya twakira abantu benshi kwa karwaye, ko tujya gusura uwo yatubwiye ko tuzasura. Rero inkuru ducikamo tugiye kuza, ariko icyo gihe twumvaga dushima Imana ko indwara ibonetse tukiri mu Buhinde, ariko ubu nanone dushima Imana yuko tutakansoriza amatike abaganga bakatubwira ngo mutahe. Tugataha umwana akagenda turi hano muri Ethiopia, turi mu ndege tugiye guhaguruka muri Ethiopia tuza mu Rwanda. Nibwo umwana twaramucaje mu ndege, yarameze neza, yari yariye, yarameze neza, ariko tubona naniwe turamwambika turamufubika kwa kundi indege guhaguruka, turamufubika tunamushyira n'akaringiti kugira ngo asinzire. Nibwo yagize crise, bitanumva tubona yuko byahindutse. Dusaba umuganga, nta muganga wari mu ndege kuko yari darahaguruka, biba ngombwa ko tuva mu ndege turara muri Ethiopia. Muri Ethiopia icyo gihe tujyayo batubwira ati tugiye kuba tumushize kuri oxygene turebe nk'iminsi 4. Tuvuga se none se Ubuhinde turabucitse, none tuje mu Buhinde. Icyo gihe akanguka turi muri Ethiopia mu bitaro, agifungura amaso ngo mama ko tutari i Kigali mbona turi mu bitaro. Ndamubwira wagize ikibazo cyo guhumeka nabi, ariko ejo tuzataha. Acika intege cyane rwose bigaragara, ntiyongera no kurya. Ariko abaganga nabo barebye kese umwana afite n'ukuntu bamwicaranye aho ngaho, bavuga ati ngo azatubera ibibazo. Bukeye ati twabonye umwana ameze neza rwose, mwakomeza urugendo. Ariko tukagira ngo wenda baraza kuduha umuganga utuherekeza baduhe na oxygene, kuko nicyo kibazo yari yagize. Tugiye kujya mu ndege tubona bavuze ko umwana nta kibazo na kimwe afite, kuko ntibashaka ibibazo bibagarukaho nyine. Tugeze mu ndege nabwo agira ikibazo cya oxygene, amahirwe mu ndege iraboneka turaza nyine. Tugeze i Kigali yaje asinziriye bwo nta nubwo yavuze, yari kuri oxygene. Turamwana Shima rero tugeze i Kigali karaseka. Ni rero tugiye kureba petit frère, ariko wagize ikibazo cy'ubuhumekero buke. Tugiye kuza turaba umuganga hano ku kibuga cy'indege, nawe numeze neza tujye kureba petit frère. Ngo ya mama ameze neza.
ubundi arasama aratangira ngo ari guhumeka agira ngo kugira ngo umuganga namubone abone ko ameze neza atahe mu rugo. Shima ntabwo twamugejeje mu rugo, ariko turashimana ko twamugejeje i Kigali kuko inzozi ze zose zari i Kigali. Ikintu cyonyine yaragundire mu Buhinde yari abo bana b'inshuti ze yari yarungutse, akajya ambwira ati koko ntiwakongera ukababwira nkazabajyana i Kigali, kuko nibo bantu bari batumye akunda Ubuhinde bonyine. Mu kwezi kwa nyuma rero kwa Shima yakoraga ibintu bidasanzwe, yaretse kureba ibitente. Ubundi nta telefone yari afite. Tugeze mu Buhinde yambwira ati rero mama na papa, ibintu byo kwirwamo ntegereza ko mu matelefone ngo mvugisha abantu b'i Kigali, ndabona muri kuntinza, mwangurira agatelefone kanjye nkazajya mbiyandikira kuri WhatsApp. Tumugurira tablet akiramo WhatsApp, arambwira ati uzajya usevinga shangazi akunda udutima, ushyiraho akantu kariho umutima, nyogokuru ushyiraho umukecuru nyine ashyiraho utuntu dutuma azajya bamenya abo ashaka kuvugisha, kandi abo ngabo bakabavugisha buri munsi ariwo aha amakuru uko umunsi wagenze. Noneho mu kwezi kwa nyuma ntabwo yarakireba ibitente, ntabwo yarakijya muri WhatsApp cyane, ahubwo yari ari kwiga. Ati njyewe ndashaka kuzasura ku ishuri. Ese ko warambwiye ko udashaka gusura ku ishuri, no byagenze bite? Narabeshyaga. Ariga, yiga guteranya, yize premier maternelle gusa na crèche yagiyemo mbere. Ariga, yiga kubara, yiga kugira kuri 20, kandi muri classe yarize kugera kuri 5, yiga alphabet zose, yiga kwandika izina rye, andi mazina yose. Buri gihe uko afashe telefone akaba ari kwiyigisha kuri YouTube. Yaba atari kwigisha akambwira ati nshiramo dessin muri Google, nkayishyiramo ubundi agashushanya, guhera ku cyambere gishushanya ukamuha bravo, akongera ikindi. Twari dutangiye kubona talent yiwe ko ari ugushushanya. Hanyuma ikindi ati nshyiramo akaririmbo, yakundaga azabatsinda Kagame. N'umuntu wamuhamagaraga wese yarabanzaga akagashyiramo akaba ari kabyina. Twari yatubwiye ati muzambwire perezida azaze kunsura mu rugo, cyangwa tuzajye ku biro bye njye kumusura. Yakundaga ako karimbo cyane. Ikindi mu kwezi kwa nyuma, ariko twagerageje kumwigisha bya Bible n'iki, ibitente rwose yageze babivamo. Ati wansomeye story yo muri Bible, tukasoma ya mbere tukazirangiza, agashyiramo amakorasi. Yakundaga kuba nyine afite story urimo uramutera ati ngiye mu ntera story, kandi nimukabe busy. Ati reba do nk'ubundi kuvugisha ntuhite unsubiza, wajyoka kuba busy ku mwana wawe. Ejo kongera akabisubiramo. Turagenda noneho tureka natwe ibiduhugije, tukajya tumugisha gusenga. Akaba atubwira ati mwongeye munsi yo mutwa turimba twa ku rusengero n'utwo mwanyigishije mbere ko dusenga. Akanisengera, akamenya gusengera abantu. Yari afite isengesho ryo ku ishuri ry'Igifaransa ryatangizwaga na Seigneur Jésus, ariko yagikeraho ngo guérir les malades, akongeramo abantu bose barwaye, sogokuru Papa Roger, sogokuru wanjye, agashyiramo yashyiraho ngo bénir les enfants, akongeraho ngo béniyeze, nyine akamenya ukuntu ari modifié. Ikindi nuko yababazwaga cyane mbere tukigera yuko murumuna we atamumenya. Yaratuvugishaga ariko wowe kubona ntago yamumenya. Aza gufata amafoto yohereza tate mwohereje amafoto yanjye na famiye, ujye yereka Yeze buri munsi atazanyibagirwa. Nyuma rero Yeze aramumenya, noneho akajya amuhamagara Mima, bikamushimisha, akamwitaba, bikamushimisha ko noneho ati siko Yeze yamenye, bikamushimisha ko yamumenye. Ikindi nuko kuwa gatatu yari yatangiye no kurwara n'ubundi, ariko tugiye gusenga arongera ambwira ati noneho mbere yuko dusenga munsomere Zaburi ya 23 ngo tuyivuge. Nako turayivuga. Hanyuma ati mu ndirimbo twa turirimbo nkunda harimo Mana yanjye bayiririmbye, indi yakundaga yikorasi yavuga ngo njyaga nkunda kuririmba ngo
Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Gakunda ko nongeramo ngo ikunda abana tunutwo ngutwo. Aratubwira ati nazo muziririmbe, ubundi arasenga. Ariko mu minsi nk'itatu cyangwa muri icyo cyumweru cyane tubutahe atangira kujya avuga ngo rwara umutwe, ariko tukagira ngo nukora ko yiga cyane, kuko yarigaga cyane bikaduhangayikisha. Noneho ariko kanavuga ngo ndumva afite ubwoba. Se ubwoba urubumva ngo numva umutima uri kunjye, nse umutima urawuzi uri kubaze ngo ahangaha. Abivuga nka gatatu bose, noneho by'umutima n'umutwe turamenya tubwira muganga guki. Twari twabonanye n'abaganga banifotozanyije banamusezeyeho kuko yari ameze neza. Rero nibwo byahindutse ibyo byose bagiye bavuga. Rero impamvu dukomeye cyangwa nkomeye nuko shima ibyo nari Imana yimudutiza nk'indi myaka nk'itatu, ibyo twari kumukora twabimukoreye muri ari mezi 6. Twamwigishije ijambo ry'Imana, twamwigishije ibyo mu ishuri, twamwigishije ikinyabupfura, twamuhaye umwanya hano i Kigali tutabona. Ikindi yemeye ko tuzajya twibuka ibihe byiza bya Shima yishimye, kuko ububabare bwe ukuntu twabwibukaga bakimara kutubwira ko byahindutse, naratekereje ni ubu tugiye gusubira kurwaza kandi. Ariko tukavuga ati ntacyo, katubone dusengera urugendo nitugera i Kigali uko biri kose kurwaza bizatworohera kuko tuzaba turi kumwe n'umuryango. Ikindi nuko Shima yandwaje mu Buhinde tubura amezi 2 kwezi n'igisha ngo tuze. Nararwaye biba ngombwa kuba nambaga, ariko biratugora kuko urumva nta muntu wari ufite wanasigira n'umwana. Baba Shima arwana nabyo wenyine, umwana mwizirikaho, abura n'uwo yamusigira. Nagiye muri salle dope bituma turakara cyane, tukajya tuvuga ati ko biri kose tuzataha Kigali. Na mama watubwira ngo mwaritse gutaha, twese ko umunaniro wa hano twawubonye, hano utagira n'ikibazo ngo ubone ugufasha, mwatore tugataha kuko byagenda kose ko bizoroha kuruta hano. Ishusho rero inguma mu mutwe ni igihe Shima nari ndi mu gitanda baraye bambaze, Shima aryamye ku gitanda cy'umurwaza, papa we yagiye kumushakira icyo arya, kumva ntabwo yari kuruka atariye, kandi ntiyari no kunsiga mu cyumba njyenyine. Abaganga baraza mu gitondo, se umurwaza wawe ni uyu nguyu? Kashima karabwiraga ngo pole, ngo urabizi ko nanjye bantera urushinge sindire nawe nturiye. Shima kumubona aryamye ku gitanda cy'umurwaza ari njye murwayi, ntago nabyakiraga. Iyo sura ntago ari ikintu umubyeyi yakwifuriza umwana. Ariko nyuma amaze gukira bimbera imfashanyigisho zo kumubwira ati nubwo uri kubabara umutwe wibuke ko nanjye narwaye, ukambwira ngo sindire nawe nturire. Ariko no mu burwayi bwe ntago Shima yajyaga arira. Iyo bajyaga kumutera agashinge yabaga afite ubwoba, bamara ukamutera akaza atubwira ngo siko ntarizi. Bikamushimisha. Ubwo iyo twaga turuve mu bitaro n'ubundi twaguraga igikinisho, nicyo gihembo yahoraga mu bihembo nyine birangira. Nuko rero kuba Shima tuzajya tumwibukira kuri ibyo bihe byiza bye, tuzajya tumwibuka yishimye, ntacyo nashinja Imana. Tujya Faisal ari muri ICU bwa mbere bamubaga turi Faisal, twari twararaye amajoro 2 gusa, ariko amajoro 2 yari yarambanye maremare. Tuvuga noneho birasubiriye kandi so tugiye kongera dusubire hahandi, tugiye kurwaza ICU noneho kuko yaranarembye. Twabonaga noneho ko mbere yari muri ICU atarembye ari observation, noneho ubwo twari tumuzanye muri ICU kuko arembye. Avuga ni ibi bintu rero ntabwo nkiteguye.
ariko nyine ugasenga umuntu agakomeza agafata. Ikindi ni uko twagize igihe cyo kumusezera, Faisal baradufashije, twasezeye nk'ababyeyi, twarasezeye nka 4 kubera ko twari dutegereje ko umutima uhagarara, kandi ko agira iyo crise nari mpari, anagenda amasegonda ya nyuma nari mpari. Kandi ikintu cy'Imana nuko nabashije gusenga, kubera ko mama ntabwo abyuka, ariko turi kwa Nyirinkwaya namubwiye ndetse mama ko mbona Shima ari kuremba, uri gushobora gusenga ngo umusengere, ko njye numva ntari kubishobora. Ajya muri Faisal gusenga byananiye. Ku cyumweru twari twasezeye mu gitondo, nyuma muganga ati we yanjye ntago narekeye, ndakomeza kugerageza nihangane mu madi masaha 24. Iryo joro nitaza abantu ho gato, nditazaho gato nk'isaha, ndasenga numva birakunze, numva connection iragarutse, numva ndamusengera nkushaka kumugumana, ariko nyuma ndavuga noya nariko n'ubushake bwawe ndabyiteguye, nariko nubikora ubuzame imbaraga nyine, ntago uzabuze ko ndi ubishobore. Numva imbaraga ziraje, namaze gusenga nsubira muri ICU ngo njye kumureba, numva ariko nyine ngiye kumukurayo nyine agaruke. Sanga warambwira ngo agiye kumuha igikoma, ndamubwira ndetse mwareka nkareba ukuntu mumugaburira, ndetse gusipe ni ibintu byahatari, ntiwazabireba ejo se ntoya, reka mbirebe. Bazana agaserenge k'igikoma ngo bamuhe, none nkajya avuga ni buriya, kuko iyo yabaga ni Kigali twabitaragamo story, yarakubwira ngo ndashaka energy ngo ntere story, numvaga nangwaga gukoma wenda ari bugire energy akagaruka, wenda ngavuga reka nigeze bakamuhe, noneho ndahava aruko mbonye nta gihindutse. Ndamubona bamuha igikoma, mbona nyine hari n'agaserenge kamwe gusa, ndagenda ndavuga noneho rero ibintu biraza kumvuna kutamurekura, uyu mwana niha amahoro murekure. Ntago ndagabanyije mu kwizera, ariko nanjye biranduhura, kuko nari ndi kujya nshikagurika buri kanya, ntaryama. Twari tumaze iyo minsi yose tutaranakaraba, mbese tumeze nk'abasazi, kuko nari naranze kumurekura. Nicyo gihe mama yavugaga aremba, nambwiye rero menyereye kuba ndyamye iruhande rwa Shima, ntabwo nabishobora kumujya kure. Icyo gihe mu gitondo rwose tuva kwa muganga, ndabwira abantu bose tugende tujye gukaraba tutahe. Turataha kwa mbere turaruhukaho, ntabwo naruhutse nyine, ariko turaryama turakaraba. Saa 8 dusubirayo turicara, muganga hanyuma nka saa 1 nibwo papa we yavuze ati ko tujye kureba aho ibipimo bigeze, kuko byamanukaga kubireba. Ahita ambwira ati ngwino, turaza bampa agatebe mwicara iruhande. Ntabwo byatwaye iminota irenze 5, turabibona ko birangiye nyine. Rero Imana yabyihutishije, ntitugire uburemere bwo kurwaza, ubw'ubushake bwawe ndayishimiye, kuba itaratumye twibuka uburwayi bwe, tukaba twibuka ibyishimo bye, ndayishimira. Ikimbabaza rero ni uko Shima nyine yifuzaga kubana na murumuna we, ko yagize umwaka umwe. Amafoto mwabonye n'ingirimo iriho, nibwo twifotoje amafoto ya famiye yakoze anniversaire. Yaragitangira kuvuga ngo ababara ugutwi, ariko bidakomeye. Imana rero yaragenye ko azabana na Yezu umwaka umwe gusa wuzuye, ariko yaragifite inyota nyinshi yo kumurera. Katubwira ati ngiye sinzigera ndwarira na petit frere ibikinisho, nazajya agishaka nzajya nyimuhereza, mfatiye ikindi, kubera ko we ni umubebe wanjye kandi ngiye ndi mukuru. Yajyaga turi gupanga amavalize rwose, ndabyibuka nibwo yambwiye ngo ariko mama, ngo ka karimbo turimbira Yeze agiye kuryama
urakibuka ndakibuka ni si fait dodo yeze mon petit frère ngo ya ngo ndikibaza ngo mon petit frère ngo warikuramo ugashyiramo ngo les enfants de maman. Ubu rero iyo mbyibutse nibuka ko nyine ntabwo yari kuri muri ko ntiyari ahari, niyo mpamvu petit frère yabikuyemo ashyiraho les enfants de maman. Nabyo byahora urugo rutarimo shima biraza kutugora. Ubu ntabwo tumenye turabitekerezaho ko turarwamo twenyine, ariko abana bazadusura bituvune kutabona shima amena ibikinisho hasi, kujya gusenga shima atari kwirukanka hariya hanze bizatugora. Shima yari moteri, kandi ikindi cyanyeretse uko shima akundwa nuko nagiye ndeba amasitatu abantu bapostinze bose bagashyira ngo ni shima wanjye, ntabwo ari wanjye gusa yari n'uwanyu. Ibyo nabyo biradukomeza, ibindi byo nyine twabihari Imana izadukomeze. Ndabashimira cyane kutuba hafi dukomeza. Turashimana ko icyifuzo cyari gikomeye twari dufite mu minsi, ushobora kuba twari tugifite cyane turi mu Buhinde, kuko twari dufite traitement y'amezi 10. Nitwe twari dufite icyifuzo cyane cyo gutaha, kandi tugataha turi batatu. Bagiye batwendereza kenshi rwose, ababyeyi barabizi ati mwakihanganye hagataha umwe hakagira gute, ariko tukumva tugasenga dufatanye, turashaka gutaha turi batatu, nta n'umwe dusigaje mu Buhinde. Rero turashimana ko twatahanye tukagera mu rugo. Ibindi buri Imana izadushoboza, izadukomeza, niyo yomora niyo ikomeza. Imbere ni heza turabyizeye. Intimba mfite ubu n'iy'abana bakundwaga na Shima, kubera ko urukundo rwe nyine warubonaga ahantu hose mu bana cyane cyane. Iyo mbonye umwana mutanirekereza ngo se nabura Shima bizagenda bite, ariko intimba y'abana bose bakundaga Shima. Babyeyi muzamenye ko mubikora nyine muzabijera, ariko mukomere kuko bafite ibibazo byinshi, barambona bakambaza ibibazo byinshi. Hari abari kubwira ati tuzamusimbura, barambwira amagambo ntabasha kwakira aremereye ku myaka yabo, biraremereye ku bana, ariko Imana izatanga ihumure, izadukomeza ikadukira. Ariko cyanyuma yambajije, yakundaga kubara imibare zarabaza, ariko hejuru ya 10 haba kangahe. No, yarabonye kuri internet umuntu ari kubara ngo 10 100 ngo nagazi 11. Ndamugana nyine iyo 10 yongeyeho 0 biba 100. Ati none se mama tukamwibariza tuwo nkunda kangahe. Ndamugana ngenda gukunda 100%. Ati none se hejuru ya 100 haba kangahe. Ndamugana haba 1000. Okay, ngiye gukunda 1000 fois. Noneho akabaza papa we, papa nawe mbaza, ati mbaza nkunda kangahe. Agakomeza azamura ati nyine aturusha, bikamushimira ko ariko turusha. Umunsi twari guhaguruka yarazi ko hejuru ari 1 million, agakunda nyine ko atubwira ngo dukunda 1 million. Umunsi turi butaye ku wa gatanu, turi gutegura utwanyuma tuvuye kwa muganga gufata ibya nyuma, abaza papa we ngo ariko papa ngo harya warambwiye ngo nta kintu kiruta 1 million. Papa aramubwira ati haba 1 milliard. Ngo gaho mbaza ngo nkunda kangahe. Aranda aratubaza, turamubwira ati turagukunda 1 million. Ngo ke ngo ngiye mbakunda 1 milliard. Ikindi tuzakumbura, yari umwana kukunda kutubwira ngo umeze gute, ibyo barimo byose. Wajya kumva barakubajije ngo mama umeze gute, na mwana imeze neza. Ngo nawe baza ngo umeze gute, nanjye ngabimubaza agahita avuga ngo okay papa umeze gute, akongera akabisubiramo. Yarangiza agakomeza ibyo yarimo gukora akakina, nka nyuma y'iminota nanone ngo mama umeze gute, akongera akabitangira. Twaje gusanga yarabikoraga byibura nk'inshuro 10 ku munsi, atubaza ngo umeze gute. Akakunda kuvuga ati Imana ikurinde, kandi akatubwira ati kuwa gatatu nubwo yatangiye kubara umutwe, ariko ati mama Satani ari kumbabaza,
nagashaka ko nzajya i Kigali ariko ndi umwana wa Yesu azanyiza. Twamweretse filime ya Yesu kugira ngo agire imfashanyigisho, ko twamubwiraga story nyinshi za Yesu ariko ntazikure neza ngo azifate. Noneho ayirebye abona umuntu Yesu yakijije yafashe akondo ashyira ku maso, ati ngewe ariko Yesu nanyiza amaso ntabwo azakoresha icyondo. Ageze aho Yesu aterura abana ati nibyo ndirima muri ya ndirimbo ngo yabashyize ku bibero. Noneho numva ko ibintu tumwigisha, ibyo turirimba aba yabyumvise. Rero nishimira ko Shima yari umwana wa Yesu kandi yarabizi, hababaje ibyacu, ariko tuzanyeka ko ari devoir yaduhaye yuko kubaho kwa Shima no kumubura bizadukumbuza ijuru, kandi tukarikorera kuko ariyo mahirwe yonyine tuzaba dufite yo kongera kumubona. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kubona ari twe duhagaze hano tugaragiwe n'abantu bangana nk'amwe ntabwo byoroshye, ariko Imana yaduhaye imbaraga zo kubasha guhagarara muri uru rugendo rw'umwana wacu. Shima byari bigeze aho ntakimwita umwana wanjye kubera ko yari asigaye anyita bro. Shima nta munsi n'umwe yararaga atambajije ngo papa urishimye, papa umeze gute. Shima buri munsi ko twajyaga kwa muganga, tukigerayo buri munsi twajyaga kwa muganga, ntabwo yari yakabashije kugira imbaraga zo kugenda yigenza wenyine, nubwo ubuzima bwe bwari buri kugaruka, ariko twatinyaga ko yakwigenza wenyine, ko ashobora kuba yakwikubita hasi. Buri munsi nkamuterura, uko muteruye akambwira ngo papa uzi kuri esanseri yanjye. Tukakunda urumva twagezeyo ubuzima bwacu nyine natwe twese tuba nk'abana, kugira ngo twisanishe nawe, kugira ngo ububabare afite cyangwa umunezero afite yumva afite abari kumufasha. Nkabwira mama we ngo ihute use nk'udusiga, noneho twari tujya kugera kuri hoteli twari dutuyeho turaza kukunyura, we wijijishe tukunyureho kugira ngo Shima abone ko imbaraga ze zagarutse. Yakundaga kuvuga ngo ngiye mba mfite energy. Shima yangaga kwa muganga. Shima uko twajyaga kwa muganga twagendaga tukubwira ni mama ugiye kwivuza, ni papa ugiye kwivuza, ariko twagerayo yari afite akantu bamushyizeho ka kimopoti bacishagamo imiti, akagira ubwoba cyane ngo barambabaza. Nkambwira se Shima ko ubizi ko hano bakubwiye ko izina ryawe Shima risobanuye lion, kuki ugira ubwoba? Kandi Imana ko tuva mu rugo twasenze twebwe ngo duherekeze aho turi bunyure hose badufashe, kuki wagize ubwoba? Akambwira ngo rero mama ntago abasha gukanga abaganga, reka barawe twinjirana. Shima twarinjiraga bagiye kumufatira amaraso, kuko mbere yo kumuha imiti bamuhaga babanzaga gufata amasample kugira ngo barebe ko ameze. Shima tukinjira, tukigerayo gato mama we bakundaga kwinjirana cyane, ko njye nabaga nagiye kwirukanka ku zindi mpapuro kugira ngo gahunda nyine tuyihutishe tukagabana. Nyuma aza kuvuga ngo oya ndashaka kuzanijana na papa. Arambwira ngo mama tugezeyo abaganga ntago abasha kubakanga, ahubwo wowe ngwino ujye impagarara iruhande ubakange. Shima twarinjiraga akaryama, abaganga bakambaza se kuno mwana wowe yakubashye byagenze bite. Nabwira ati afite icyizere ko mpagaze aha ngaha ntacyo mwamukora cyo kumubabaza. Shima ni umwana wari ugeze ku rwego bamuteraga urushinge ntabe yataga. Njye akaba ari njyewe bajya kurutera nkareba ku ruhande, kandi ari njye umwijeje ko ari nko kumurinda nta uri bugire icyo amutwara. Ariko Shima akaba umuntu w'umugabo.
Shima yabaye intwari. Uburwayi bwe yari afite imbaraga, ntabwo yigeze atenebuka. Shima ntabwo yigeze ashaka kutwereka ko yacitse intege. Igihe cyose yararwanaga, kugeza aho twajyaga kwa muganga bari kumukuramo inshinge, kuko twari igihe twajyagayo tukararayo, hari imiti bamuhaga imara amasaha 28, hari niyo bamuhaga tugahita dutaha. Shima twasohokaga mu bitaro yiruka, kandi abaganga babaga bavuze ngo imiti y'umwana twamuhaye iramutera kuruka, iramutera gucika intege, ariko bose bumirwaga ukuntu twacagaho twirukanga ndi kumwiruka inyuma. Kuko Shima yari afite ubudasa, sinzi uko njye namuvuga. Shima ari inshuti yanjye. Ayo mezi 6 nyine urumva twari kwa muganga mu rugo, nyine namwe murabyumva, abantu bamara amezi 6 kwa muganga mu rugo, ibihe twagiranye ni ibihe bidasanzwe. Twiyambuye ibyo kwitwa ababyeyi, kubashima kwanga kurya ugashaka gukoresha igitsure, oya, aho icyo ashaka ukabanza kugikora kugira ngo nishime. Rero Shima aragiye, aradusize, ariko twizeye ko tuzongera kumubona. Umukoro duhaye ni uwo gukunda abantu. Shima yatweretse ko kubana, kugira neza, kwita ku muryango ari ikintu cy'ingirakamaro. Shima yari umwana mwiza pe. Ni wa mwana washobora kunyinginga ngo papa tujyane ku kazi, nagera nko ku kazi nkamusiga mu modoka nk'iminota mike akihangana, atari ba bana barira ngo tujyane iki. Nyine Shima yari afite ubudasa, navuga ngo atandukanyeho n'abandi bana, ariko Imana nyine nayo ntabwo igisarura bitameze neza nk'uko abakozi b'Imana barabitwigisha. Imana ikunda ibyiza, natwe twamukundaga, ariko Imana yo imukunda kuturusha, kandi niyo idutegurira imbere heza kurusha uko twebwe twabireba. Shima yari umuntu urwana ishyaka. Shima yifuje ko dutaha. Mbere y'uko batubwira ko uburwayi bwa Shima bwiyongereye, hari aho twageze turavuga ngo turi gushaka umuganga ukorana n'umuganga wo mu Buhinde, aho twari turi tugeze turavuga ati reka umwe muri twe atahe agende arebe mu rugo uko bimeze, twongere turebeze, amara ukwezi undi asubireyo undi atahe. Tubiganiriza Shima nyine. Shima arangije arambwira ati reka mama atahe, ati wowe ufite imbaraga, buri munsi uranterura tukagenda kwa muganga tukajya gutembera, reka mama atahe agende akorera amafaranga, azana amafaranga tugura ibikinisho, nawe nagaruka nawe uzahita utaha ugenda ukorera amafaranga, uyazane tugura ibikinisho tuzashyira abana bacu, noneho nugaruka uzagaruka ubwo twese twita dutahana. Urumva twari twatangiye kumutegura, twumva ko hari igihe gishobora gushoboka umwe muri twagataha, ariko biza kurangira n'ubundi uwo muganga yemeye ko ashobora kuzakomeza kumuha imiti bari batubwiye. Dushima Imana ko kuko icyifuzo twari dufite twari ukuvuga ngo uko twagiye turi 3, Shima tumuteruye atabasha kwigenza, twe turashaka kuzagenda nyine Shima babona ari umuntu uri fit koko, nkuko nawe yahoraga byivugira ati njye mfite energy, ndi fit. Kandi koko icyo nshimaho n'Imana, kugeza ku munota wa nyuma wa Shima yari umurwanyi pe, yararwanye. Mama we yabivuze mu gusohoka mu ndege, nyine twaje ari umuntu usinziriye, nkimuka gaterura mu ndege, nyine twatejemo akavuyo kugira ngo nyine turebe ko ubuzima bw'umwana tubugarura. Mu gusohoka nitwe abantu bahaye priority yo gusohoka mbere, irumva ndwana n'ibikapu twari dufite, mama ahita amuterura, ariko Shima yasohotse bavuga ngo bagiye kuzana akagare kamutwara, azunguza umutwe agenda yasamye, ariko ahagira ngo kugira ngo agarure umwuka.
abari buze ko abantu bamubone nyine ari Shima ufite imbaraga, kuko yaragabwira abantu ati muri kurya cyane kugira ngo muzabashe kunterura, ngiye ko ndi kurya cyane mfite imbaraga ubu muzashobora kunterura. Hari ukuntu twageraga kwa muganga mbere yo kumuha imiti babanzaga gupima ibiro bye, twese twabaga nyine twishimiye kureba ibiro yagize. Shima twambwira ati uyu munsi wagize ibiro 15. Ngo mbega ibiro byinshi, gusa ubu tonto azashobora kunterura. Ubwo nuko twari tuvuye ku biro 13 twahita tuzamuka nyine. Shima nawe yari ari motive nyine kumva ko ari gukira, kandi koko yari yaranakize. 80% twahamyaga ko Shima ameze neza, ko Shima yaryaga byose nkuko mubivuze muri radiotherapy. Bari baraduteguje ati umwana nyuma y'iminsi y'icyumweru tuzamushyiramo sonde, ariko Imana yacu irahaba. Shima aragize iminsi 28 nta sonde bamushyizemo. Shima yasize ubuhamya hariya, ni abantu nyine bizera Imana zabo, ariko Shima imigendere ye, imyitwarire ye, umuntu wazirikanaga ngo niturangizanya n'abo bantu niba ari muri radiotherapy mu bagabo dushobora tubahereze two kubasezera. Nuko nyine yiteguraga yumva ko urugendo rwe nyine ari kurangiza, nta muntu agomba gusigira ideni. Abo bana Joshua na Caleb twapanze ko kuwa 4 tuzajya kubasezera. Bo baje kudusezera, ariko baravuga ati namwe muzaze twifuza ko mwazadusura mukaza tugasangira bwa nyuma mutaye iwanyu. Ahantu twari turi inyama z'inka ntago zari zemewe, ariko Shima bakamubaza ati se Shima ukumbuye iki? Ati nkumbuye inyama. Turabwira ati rero ubwo twabasuye mwatetse inyama ziri mu rusenda ziramunanira, ariko mwagerageza. Tugira ati nyine twe ibiryo byacu biba bigoye kuba bitari mu rusenda, ariko Shima atubwira ati ni mubyihorere nzagerageza nzakarya. Finally byaje kurangira nyine kuri uwa 4 nyine tutagiyeyo, kubera ko twari turi muri ayo mapurse nyine yuko atari ameze neza. Ariko icyo dushimira Imana kugeza ubu, Shima yaraduteguye mu mitima yacu, nta deni tumushinja, kandi natwe ndizera ko aho ari ntacyo dushinja. Imbaraga zari zikenewe zose, yaba izanjye nk'umubyeyi, yaba iza mama we, yaba iz'abavandimwe, yaba iz'abakozi b'Imana, buri muntu wese mu mwanya we yakoze ibyari bikwiye. Tujya guhaguruka hano, abakozi b'Imana bamusize amavuta baramusengera. Nta muntu utarashe uburwayi bwa Shima ngo bushyire nyine yumva ari buriho, kuko nkuko ababyeyi bakomeje babivuga ngo bahoraga badufitiye impuhwe nk'abana. Kuko nibyo nyine kumva mugiye ahantu muri mwenyine nta nshuti ntaki, ariko twagezeho nyine tuba abantu bakuru, umwe agacaha undi agacaha, tubihagararamo nyine. Imana nayo iduha imbaraga dushakisha inshuti. Rero muhumure, mukomere, duharanire gukora neza kugira ngo tuzongere kubona Shima abamukunda. Kandi ndizera nashidikanya ko Imana izadusubiza, Imana izaduha kubona Shima. Kandi ndashima Imana, nta kintu na kimwe gitungura Imana. Mama we yabivuze ngo Petit Frère afite umwaka umwe, hari n'igihe byari gushoboka ko no Petit Frère atari kuba hari, ariko Imana iba yarateguye uzahagarara mu mwanya wa mugenzi we. Aho Shima atari ntago yeza zitwa Shima, ariko nawe agomba kuba nyine mu mwanya Shima akagombye kuba ahagazemo, nubwo tutasimbuza izina rya Shima, ariko nyine dufite indi ndererwamo tuzabona mu Shima. Shima namukundaga. Ikintu cya mbere njye kinteye agahinda, Shima yagiye ku munsi navutseho n'ukwezi navutseho. Umuvandimwe nyine tumara kumenya ko Shima yagiye,
nta nubwo ibyo by'umunsi wanjye nanjye ntabwo nkunda anniversaire, ntabwo nkunda ibintu by'ibirori, numva si n'ibintu nari gushyira mu mutwe wanjye ngo no munsi ngo habaye iki. Nibwo twari twicaye ambaza isaha, ndebye ku isaha ngo ni tariki 26. Ndamubwira ngo ariko uzi ko uyu munsi aribwo navutseho, none nabwo Shima agiye. Rero Imana nta cyitungura, nyine ubwo umunsi wanjye nyine ndawubonye, ahubwo sinawukundaga ariko ubu ngiye kuwukunda kuko mbuzeho inshuti yanjye magara. Kandi uwo munsi mukuru ntakoraga, madamu twahoraga ambwira ngo ariko jya uba flexible ukunde nyine tugushimisha. Nambwira ati ariko ubu rwose tuzatubishimira kuko nicyo kirori cyacu. Ikindi kintu nari nibagiwe, twakoze ubukwe muri covid, twatumira abantu, haje abavandimwe ku ruhande rwa madamu haza bake, ku ruhande rwanjye haza bake. Twahoraga tuvuga ngo kuko Shima ku myaka 5 yari yaremeye ko tuzamukora anniversaire, twavuga ati ki tutakora akantu nyine tukabihuriza hamwe tukanatumira n'abantu tukishima nyine ku munsi wacu twese. Ariko Imana yabonye ko uyu munsi aribwo twatumira abantu. Natwe nyine tugize abantu benshi batugaragiye, Imana ibaha umugisha mwese. Mwishime, Shima tumukurikiza indirimbo nziza, tumukurikiza ubutumwa bwiza, kuko tuzi ko ahari ari mu biganza byiza. Shima yaharaniye kumva ko yakunda ijambo ry'Imana. Sogokuru pasiteri niwe yakundaga kuduhamagara cyane ku wa gatandatu. Ku rusengero rwacu tujya tugira ukuntu habaho igaburo ryera umwaka urangiye. Hari ukuntu twari twicaye turi kureba abantu batanga témoignage bari kuvuga ukuntu Imana yabakirije abana. Twese nyine twari twicaye bumva nta hantu ho kujya, twari dufite umwaka uri kurangira, twari twicaye mu cyumba twese turi. Shima arambaza ati papa, nitugera i Kigali natwe tuzajya imbere gushima Imana? Ndamubwira ati tuzajya imbere gushima Imana. Ati rero twe ntabwo tuzivugira, sogokuru pasiteri azatuvugira. Ariko ubundi birangiye ariko tuvugira, amusabira umugisha, amusengera. Nzi ko Shima hari anezerewe kuko yari yarabyifuje. Muri dreams za Shima yifuzaga kuzaba umupilote, yifuzaga kuba umupilote w'umupolisi, kuba umupilote, kuba umukanishi ukanika indege, akajya anayikorera ngo ntagire ngo umubwira ngo arabimukorera, akaba pasiteri, akaba n'umupolisi. Twamaze iyo mirimo yose ko bitagendana, ati nge nzabikora, nzajya njyana batate na nyogokuru na sogokuru mbatembereze muri Amerika, mbagarure mparike indege, nsige bari kuyikora, nze kuza kwa ko byarangiye nanjye mbafashe njye kubwiriza. Rero nyine ubwo imirimo ye n'izabwiriza, ubuhamya bwe nibwo buzabwiriza. Ariko tubuze inshuti, ariko twizeye ko tuzongera kuyibona. Ndashimira mbere na mbere, ndashimira umugore wanjye. Urugendo rutari rworoshye, murabizi abamama bakunda kugira emotion nyine nyinshi, ariko twararwanye. Hari byinshi tutababwira ngo twagezeyo ngo umwana araremba, ngo ijoro rimwe araremba, nyine kuko iyo tubibabwira mwari gukuka umutima. Ariko hari igihe nyine twabaga nyine abagabo tugaragara tukavuga ati uru rugendo turuhagararemo, nyine nitwe turi hano, n'ubundi bibabwira ntawe uri buhita aza ngo agufashe. Bambwira ati komera, icyo nzi cyo tuzarwana kandi tuzanesha. Ariko twaranesheje kuko Shima yifuzaga kugera mu Rwanda, yarahageze kandi ari muzima. Rero Imana iguhe umugisha, uri intwari kabisa. Ndashima itorero dusengeramo, babanye natwe, baradusengeye, bakoze amasengesho ku bwacu. Imana yo mu ijuru buri wese witanze ku bwacu
amusubirize aho yakuye. Hari abakoze mu butunzi bwabo, muri buri muntu wese nzi ko umuntu wese watumenye, umuntu wumvishe izina rya Shima, hari ibuye yashyizeho kugira ngo uyu munsi tube duhagaze hano turi kuvuga Shima. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira igihugu cyacu. Tujya kugenda bikomeye, twaricaye turavuga ngo tujyane umwana tugende tumwishyurire, twumva nta n'ikibazo nyine, amafaranga nyine yashatswe, nk'umuryango twateranye twese, ibyo gufasha umwana byose bihari. Ariko sinzi ukuntu mu bavandimwe umwe nyine yazanye igitekerezo ko igihugu gishobora kudufasha. Ibintu byose byarakozwe mu gihe kitarenze icyumweru twari tugiye. Igihugu cyacu kiratuvuza. Urumva ko nkuko Shima nyine yakundaga kuririmba ngo azabatsinda Kagame, umuntu wese wakundaga kumuhamagara tugiye nko kuryama, niyo ndirimbo twanzaga akaririmba ngo azabatsinda, ubundi tugashyiraho isengesho, ubundi tukaryama. Urumva rero ntago nkuko yabivuze koko tuzabatsinda, kandi Shima ni umuntu w'intwari pe. Ndashimira cyane cyane umuryango wa Papa Lois na Mama Lois. Hari byinshi byahagaze mu kazi, njye ndi umukozi wabo, baranyihanganiye, ariko nabo mu mirimo yabo bagabanya nyine, hagira igihungabana. Imana ibahe umugisha. Ndashimira mama na Mama Sandrine. Ntago ari abantu bose bagira amahirwe yo kugira ababyeyi bashobora kuba bari hamwe, habiki ugasanga bari kumwe. Yeze ntacyo yabuze, ntago twije duhangayika mu mwana ngo bimeze bite, ahubwo twaje tubona bitandukanye nuko twiyo tuba duhari uko yari kuba ameze. Bamufashe nyine, mwese muramubona, mujya mumubona ari kunyura hano, twagiye atazi kuvuga, twaje yiruka, twaje amenya papa, twaje amenya mama. Mama yahoraga akoresha imbaraga zose zo kugira ngo tumuvugishe, abashe kumenya papa, abashe kumenya mama. Imana ibahe umugisha, na Papa Sandrine Imana imuhe umugisha. Muri make mwadukoze ku mutima. Ndongera gushimira abakoresha bacu. Ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ukoresha yagenda ukamara icyo gihe cyose umufasha, umuhemba, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko umutima mwagize, abakoresha bacu Imana ibahe umugisha, abakolege dukorana Imana ibahe umugisha, muri rusange mwese Imana ibahe umugisha. Uwavuga bwakwira bugacya. Reka dushimire abaganga badufashije. Hari Dr Yves yatubaye hafi, hari Dr Ayane yatubaye hafi, hari na Dr David ari wamukoreye operation mbere yuko tugenda, ari nawe wasinye ku gipapuro cya nyuma kitwemerera kugira ngo tujye mu Buhinde, akatubwira ati imipango mwari mufite yo kujya kwishyurira ntago mwabishobora, birahenze. Abo bose Imana ibahe umugisha kugeza ku munota wa nyuma nk'uko Mama Shima yabivuze. David niwe wakomeje ari kuresista avuga ngo njye umwana nshobora kugira icyo nkora akagaruka. Byari ku cyumweru, tubwira ati nimureke dufate amasaha hagati ya 6 na 28 turebe, tugerageze. Kugeza ku munota wa nyuma urumva byarenze ibyo kuba Dr twagiye tugana nk'abarwayi, biba nk'umubyeyi noneho yiyumvi ashaka kumva uko twe tumeze, ashaka ngo arebe ko hari icyahinduka. Ariko Imana yo iyo yavuze nyine iba yavuze. Ndashimira Innocent na Liberata, nubwo ari abavandimwe ariko
ibikorwa byanyu Imana ibiha umugisha. Ni ukuri n'uwo ntaba ntavuze wese yumve ko turamushimiye, Imana ibaha umugisha kongera kutugaragira gutya muri iruhande rwacu, nibyo mubona bidukomeje kandi dufite ibyiringiro ko Juma tuzamubona umugoroba mwiza